Kurera ni urugendo rugaragaramo urukundo, ikinyabupfura no gutanga icyerekezo. Nubwo ababyeyi bashaka gukora ibyiza ku bana babo, hari ibintu bimwe na bimwe bishobora kubagiraho ingaruka mbi z'igihe kirekire mu byiyumvo, mu mitekerereze ndetse no mu buzima bwabo bw'umubiri. Dore ibintu 10 ababyeyi bakwiye kwirinda gukorera ku bana babo. Ikintu cya mbere ni ukwirinda kwirengagiza ibyo umwana akenera mu byiyumvo cyangwa amarangamutima. Abana bakeneye gushyigikirwa mu byiyumvo kugira ngo bagire icyizere no kumenyera guhangana n'ibibazo. Kwirengagiza ibyo umwana akenera mu byiyumvo no kutita ku byo batekereza cyangwa gusuzugura ibyabo bishobora kubatera kwiheba, kwigunga no kugorwa kugirana umubano mwiza n'abandi. Ababyeyi bagomba kumva abana babo no gushyigikira ibyiyumvo byabo kugira ngo bumve ko bubashywe kandi bakunzwe. Bisobanuye ko niba umwana hari icyamubabaje, wowe umubyeyi uba ugomba kumwihanganisha utitaye ku buremere uha icyamubabaje, hanyuma bikanagenda bityo mu gihe yishimye. Ikintu cya kabiri ni ukwirinda guhana umwana bikabije cyangwa bikarenga urugero. Ibihano by'umubiri cyangwa ibya roho nk'inkoni cyangwa amagambo akomeretsa bishobora kubangamira umutekano w'umwana no kugabanya icyizere cye. Bishobora kandi kwigisha abana ko urugomo ari uburyo bwemewe bwo gukemura amakimbirane. Aho gukoresha ibi, ababyeyi bakwiye kwibanda ku bihano bitangiza umwana. Urugero, kumubuza kureba televiziyo mu gihe runaka, kumukoresha uturimo duto duto, kumusobanurira ingaruka z'ibyo yakoze n'ibindi. Gusa ibyo bigakorwa igihe gito. Ikintu cya gatatu, kwirinda gutonesha. Gukunda cyangwa guha agaciro umwana umwe kurusha abandi bishobora guteza ishyari, amakimbirane n'ibikomere byo mu mutima by'igihe kirekire. Umwana udakundwa cyane ashobora kumva ko ari mubi cyangwa adakenewe, mu gihe uwakunzwe cyane ashobora kugira umwuka wo kwishyira hejuru cyangwa kwikuza. Ababyeyi bakwiye kwita kuri buri mwana wese ndetse no gushima umwihariko wa buri umwe muri buri mwana wese. Icya kane ni ukwirinda kubarinda bikabije cyangwa kugenzura buri kintu. Nubwo kurinda abana ari ibintu bisanzwe, kubarinda bikabije bishobora kubangamira ubwigenge bwabo n'ubushobozi bwo gukemura ibibazo. Guhora ugenzura buri kimwe bibabuza kumenyera guhangana n'ingorane, kandi ari ingenzi mu kubaka ubushobozi bwo kwihangana. Ababyeyi bakwiye kugenzura abana babo ariko bakanabareka bakigira ku makosa yabo. Icya gatanu, kwirinda kubakosora cyane bikabije. Gukosora cyane by'umwihariko mu buryo bukabije kandi budahagarara bishobora gusenya icyizere cy'umwana n'ubushobozi bwo kwizera. Abana bakurira mu buzima bwo kunengwa cyane bashobora gukura batinya gutsindwa, bikaba byababera imbogamizi zo kugera ku ntego zabo, kuko baba bumva ko aho kugerageza ikintu ntikigende neza bahitamo kubyihorera cyangwa bagakoresha umwanya munini cyane urenze ukenewe kugira ngo bakunde banoze ibyo bari bukore. Aho kubakosora cyane, ababyeyi bakwiye gutanga inama zubaka no gushimira ibyo bakoze neza. Icya gatandatu ni ukwirinda kwirengagiza ibitekerezo by'umwana. Kudasubiza agaciro ibitekerezo cyangwa amarangamutima by'umwana bishobora gutuma yumva ko adafite agaciro kandi atabasha kwifatira ibyemezo. Ibi bishobora kumuviramo kugorwa no gufata ibyemezo cyangwa kugira icyizere gike. Gufata igihe cyo kumva no kubaha ibitekerezo by'umwana bimufasha kumva ko afite agaciro no kwitinyuka. Icya karindwi, kwirinda kwereka umwana amakimbirane y'ababyeyi. Kwereka abana intonganya cyangwa amakimbirane hagati y'ababyeyi bishobora kubatera ihungabana rishobora kubangamira iterambere ryabo mu byiyumvo. Ibi bishobora no gutuma bagira ubwoba, agahinda ndetse n'imyitwarire mibi. Ababyeyi bagomba gukemura ibibazo byabo batabigaragarije abana. Icya munani ni ukwirinda gutegereza ibidashoboka ku mwana. Guhatira abana kugera ku ntego zo hejuru mu mashuri, muri siporo cyangwa ibindi bishobora kubatera gucika intege, ubwoba no gutinya ko batazashimisha ababyeyi babo. Abana bagomba gushyigikirwa, gukurikira ibyo bakunda no gushyiraho intego zifatika zihuye n'ubushobozi bwabo. Icya cyenda ni ukwirinda kubima urukundo nk'igihano. Urukundo n'ubugwaneza ntibikwiye guterwa n'uko umwana yitwaye. Kubima urukundo bishobora gutuma abana bumva ko badakundwa cyangwa ko badakwiye urukundo. Ni ingenzi gutandukanya guhana imyitwarire mibi no kwanga umwana. Guhora wereka abana urukundo no kubashyigikira bibafasha kugira umutekano mu byiyumvo. Icya cumi ni ukwirinda kubagereranya n'abandi. Kubagereranya n'abavandimwe babo, inshuti zabo cyangwa n'uko wowe wari uri mu myaka yabo bishobora kwangiza umwihariko wabo n'icyizere cyabo.
bishobora gutuma bumva ko batari beza bihagije. Ahubwo ababyeyi bakwiye kwibanda ku mbaraga n'iterambere ry'umwana ku giti cye badashingiye ku bandi. Kurera ni urugendo rukeneye kwihangana, gusobanukirwa no kwiga buri gihe. Kwirinda ibi bikorwa bibangamira umwana bituma bakura mu buryo bwiza kandi bakagira ubuzima buzira umuze mu byiyumvo, mu mutwe no ku mubiri. Binyuze mu kuganira, urukundo rutagira imipaka n'icyubahiro, ababyeyi bashobora kubaka umubano mwiza n'abana babo no kubategurira ahazaza heza. Mbashimiye ko twabanye. Nitwa Charles Gahigana. Kanda subscribe, ukore like, comment na share, tujye tubana mu bindi biganiro. Hasta la vista.